babasaba ko nidukora kongere ngo bazahirika ubuyobozi bw'ishyaka Mutabazi na Deo. Bamwe bari amafaranga ibihumbi ijana kuko bazabafasha ngo bakoresha abagwanashyaka. Noneho kuko abo basabaga gukora iyo mobilisation ngo bahirike ubuyobozi bw'ishyaka, havamwe bamwe b'inyangamugayo baraza babyongorera perezida, bamwereka n'ibimenyetso. Perezida aramamagara ati nyaruka vuba nutindura asanga ishyaka rigiye. Ngaho bari bose bavuga nta numwe uzi good morning. Amashuri yabo turayazi, ubumenyi bwabo turabuzi, dushobora kubohereza ahandi hataraho. Bati Honorable Frank afitanye ibibazo n'abayobozi bari kumwe cyane cyane ngo bakomiseri national. Iri zina ryo ndarimentioninga kubera ko ni izina rikomeye abantu bararizi. Batera ikiba ari guhangana hagati ya Dr Frank na Senateri Mugisha ngo ashaka ko kora manda imwe akarikura ngo Mugisha aranga. Bati uriya biriya bintu ni mirabyo ntabwo inkuba zirakubita. Nta bibazo bihari hagati ya perezida n'abakomiseri cyangwa wenda na Senateri Mugisha, kuko kugeza uno munsi ibijyanye n'uko umuntu ajya muri Sena ni ibintu bizwi mu ishyaka kandi biri mu mategeko. Hari itangazo basohoye 2022 basaba imbabazi ko muri manifesto bari bashyizemo ko bazakorana na FDLR. Honorable mukorana na FDLR? Niyo mpamvu nanabisetse. FDLR ni umutwe witwaje intwaro kandi ubundi ishyaka ryacu ni ishyaka ry'amahoro kuko tuvuga yuko turi non violence. Hanyuma mu minsi yashize rero mwumvise cyangwa se mwakurikiye n'ikiganiro twanyujije ngaha mu Gaseke k'amakuru official, tugaruka ku wahoze ari umukomiseri mu ishyaka Democratic Green Party of Rwanda atubwira ko yirukanwe mu buryo budakurikije amategeko, agaragaza ko harimo ibyo yavuga ko ari ibibazo byinshi mu ishyaka bijyanye n'imiyoborere uko abarwana shyaka bafatwa. Uyu munsi rero twifuje kumva icyo ubuyobozi bw'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda rivuga ku byatangajwe n'abo bakomiseri, ariko twebwe twavugishije n'umwe ndetse ubwo nandi makuru yagiye aturuka ku ruhande cyangwa se aca ku ruhande atugeraho. Bamwe barwana cyeka bagaragaza ko bakomiseri birukanwe n'ubundi ngo barenganye, harabibona gutyo. Ese bararenganye ntibarenganye? Ibyo ntabwo ari twebwe tubimenya, ahubwo uyu munsi tugiye guha n'ishyaka uruhande cyangwa se umwanya kugira ngo bagire icyo bavuga ku byavuzwe n'abakomiseri ndetse n'andi makuru yose anyura ku ruhande atugeraho, kugira ngo habeho ikintu cyo gutanga umucyo cyangwa se gutanga amakuru yuzuye. Muri iki kiganiro ndi kumwe na Honorable Jean Claude Ntezimana, ni umunyabanga mukuru w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda ndetse akaba asanzwe ari n'umwe ya Rwanda mu nteko ishinga amategeko yacu y'u Rwanda n'ubundi ku itike y'iri shyaka. Honorable ndagushubuje ngo ayikaze mu kiganiro. Murakoze cyane Bwana Alphonse. Honorable mwumvise mu makuru amazi iminsi atangazwa yaba mu iki kitangazamakuru cyacu ndetse no ku mbuga nkoranyambaga hagarutse kuba komiseri babiri mwirukanye, mugaragaza ko bazize imyitwarire mibi. Turagira ngo wenda niba nabyita mu magambo avunaguritse cyane muse n'abakomoza ku bijyanye n'irukanwa ryabo bakomiseri, cyane ko bavuga bati twirukanwe mu buryo budakurikije amategeko. Murakoze cyane. Kimwe cyo nuko bariya umwe ni Bwana Bazambanza Olivier, undi ni Urugira Pascal. Bazambanza yaraduhagarariye mu karere ka Karongi, naho Rugira Pascal yaraduhagarariye mu karere ka Nyamasheke. Mu minsi yashize bari bazamuwe no mu nzego kuko bari basigaye ari n'abakomiseri bungirije mu ishyaka. Nkaba numva rero ibijyanye nabo bombi mu by'ukuri kuva muri 2020 hafi na gatatu bagiye bagaragaraho imvugo zitari nziza, kandi yaba ari ku mbuga za WhatsApp, yaba ari twakoze inama ukumva bafite n'ibintu birimo amacakubiri byo guteranya abarwanashyaka, ariko tugenda tubigendamo gahoro kuko n'ishyaka ryacu ryashinzwe guharanira demokarasi ndetse no kurengera ibidukikije, ntabwo twari kubuza abantu kwisanzura kuvuga uko bumva ibintu. Kuva muri 2023 rero twarabibonaga, ariko si twabibonaga twenyine kuko urubuga bandikaho nabwo ari urwacu. Ni urubuga ruriho abantu barenga magana, ruriho abantu bitwa ngo DGPR Leadership Group, ruriho abantu bitwa ko
ari abantu bafite ibyo bahagarariye mu ishyaka mu rubuga rw'abayobozi. Urwo rubuga rero bagiye baruvugiraho kuva muri iyo myaka yose, abantu bahangana n'abantu ku giti cyabo, ariko abantu b'abayobozi abantu bakabiyama, tukabagira inama kugera muri 2024 twenda kujya mu matora. Byabaye birebire, basebya umwe muri bo, asebya uwitwa Olivier Bazambanza, aha yiha gusebya umwe mu bayobozi ba komite centrale, ashatse kuvuga izina ariko bibaye ngombwa nawe twamuvuga, baramutuka baravuga ngo arutwa na mayibobo za Nyabugogo, babyandika no ku rubuga. Ni ukuvuga ngo biba ngombwa ko tumutumiza, kuko ubundi yarasarikanaga nk'uko babonye itangazo ribirukana, twavugaga ko basarika, bavuga amagambo yo gusarikana, gutukana, kwishongora, mbese ibintu no guharabika. Icyo gihe turamuhamagara hano mu nama, perezida ari uyoboye inama, nanjye niho narindi, aramubaza ibi bintu kuki wabikoze. Icyo gihe abisabira imbabazi, ariko mbere abandi barwanashyaka bari bamubwiye ibi bintu ntabwo ari byo, nabakabatuka tuvuga ibi ni ibiki noneho iby'umuyobozi. Nyuma yaho uwitwa Rugira Pascal nawe ajya ku mbuga yandika ibintu bitari byiza, ashaka kugumura abarwanashyaka, bamugira inama aranga. Turi mu gihe cya campaign itaratangira neza, baraje bageze hano tubacumbikira mu hoteli hano, mpagarara nawe hano ku rubaraza hano ndamwihererana mukura mu bandi, ndamugara rero mwana wanjye kuko ari mu bantu nagezeho tugiye gutangira gushinga inzego Nyamasheke, Karongi hose ni ngiye wari ubikuriye. Ndamuganiriza ndavuga ntabwo ari byiza gufatira umuntu ibyemezo umuntu atakubwiye. Iyi mico ntabwo ari myiza. Mera ku cyambere ibyo yagiye avuga, ndambwira ntabwo ari byiza, ntabwo birakujyana mu cyaha cyangwa kuba wakwirukanwa mu ishyaka, kuko ntabwo ari byiza guhora imvugo zawe zifite abo zibangamiye. Mu by'ukuri ntabwo ari jyewe yari yatatse, n'abandi. Arangije nawe aravuga biriya nyine ibyo twamubwiraga ni bimwe muri biriya bari kuvuga, biriya byo kuvuga ngo abantu barabarobanura, bigenda gute kugira ngo umuntu abe yagize gutya, bigenda gute. Mpera ku cyambere ndamusobanurira, mbona kwanyuzwe, arambwira ngo birumvikana, aragenda. Ndamubwira rero ubutaha nujye ugira ikintu utumva, kutumva ibintu kimwe n'abandi nibisanzwe, ujye umpamagara njyewe nk'umunyamabanga mukuru umbwire nawe nk'umuyobozi, ariko we gushira hariya hariho n'abantu bereye umuyobozi wowe nawe uruta, bari kumva uri kuburana ibintu bidasobanutse bidafite ishingiro. Ntabwo mu by'ukuri nyuma yaho yigeze yongera kumpamagara, ariko twatandukanye mbona nyuzwe, birangirira kuri iyi nshuro. Rero byatangiye uriya Rugira Pascal niwe yabitangije, ntabwo ari Olivier Bazambanza. Ashyira kuri urwo rubuga rwa DGPR leadership, ashyiraho ifoto y'abantu bagiye muri Kenya, aravuga ngo ariko ngo abangaba batoranywa gute, hakurikizwa iki, ni bande babatoranye, kuki aba bantu aribo bahora bagenda. Kandi mu by'ukuri ntabwo aribo bahora bagenda, abantu bari bagiye, abantu bashobora kuba bari basanzwe bagenda, kuko impamvu y'urugendo byari ibintu by'urubyiruko. Ni umuyobozi w'urubyiruko ku rwego rw'igihugu. Uwo nguwo ahantu habera ibintu by'urubyiruko, haba ari mu ntara, haba ari hano, haba hanze, kuba yahagarara ishyaka nta gitangaje, kuko niwe udukuriye ku rwego rw'igihugu, kuri urubyiruko rwose. None se honorable ukiri aho ngaho, uwo wagaragaza ko ari abantu bahora bagenda, nawe ajya yuzamo akagenda. Ni ukuvuga ngo iyo bagiye gutoranya abajya ahantu, bitewe n'aho bajya hagira ibikurikizwa. Alphonse no munsi ntabwo umuntu yakohereza ngo ugiye guhagararira flash mu Bushinwa, ikiganiro kizavuga mu Gishinwa. Sinzi niba wazamuzanira raporo yuzuye iri mu Gishinwa ku buryo babasha kumenya iby'urugendo rwakujyanye. Byaba bigoye. Rero no kuvuga ngo baravuga ibintu bimwe, ariko iyo uri umuyobozi umeze nk'umubyeyi, niyo waba ufite abana 5 bose ntago wabatuma mu butumwa bose bumwe, ushingiye ku bushobozi abo bana ubaziho, nibwo bwaguha kuba wahitamo abo wohereza. Ntabwo bose wavuga ngo bafite ubushobozi bungana, niyo bafite ubushobozi bungana ntibaba bashoboye bafite
impano zingana zo kuba basobanukirwa ku buryo babivana aho hantu. Rero icyo nacyo kirakurikizwa. Abo twohereje hariya twari tuzi yuko mu gihugu bagiyemo ari igihugu kivuga icyongereza. Abo ngabo bariya bose bavuga nta numwe uzi good morning. Amashuri yabo turayazi, ubumenyi bwabo turabuzi, dushobora kubohereza ahandi hataraho. Ikindi nacyo nta nubwo ari ibyo gusa tureba agenda, tukareba niba harimo abakobwa n'abahungu, tukongera tukareba n'imyaka yabo ko ihwanye koko no kuba bari mu rubyiruko. Dufite abasaza hano, dufite abantu bakuze bafite imyaka 60 50, badusabye urubyiruko turabohereje. Dufite abantu bafite 45 turabohereje. Ntabwo ibyo bintu byaba ari urubyiruko. Rero hari bisabwa, hari bikurikizwa, ariko hari n'ibyo tagomba kwirengagiza. Uwo tuzi yuko muri iyo nama yahuje ibihugu byinshi ashobora kutuzanira umusaruro bitewe n'ibibazo yabajije cyangwa ibisubizo yatanze, uwo ni nk'ikipe y'umupira. Ntabwo bakubwira ngo wicaze utahizamu ngo ushyire nk'umuntu wari wose ngo no gusaranganya. Ishyaka naryo riba rifite intego rishaka kugeraho. Buri umwe wese rero hari ikipe cyangwa inomero akwiriye guhagararamo kugira ngo abashe gutanga umusaruro mu ishyaka. Ibyo rero bariya bose bavuga niyo bari kuba bafite imyaka yabyo kandi ntayo bafite, barayirengeje. N'abagabo bubatse niyo bari kuba bayifite ntago bari kuba bamwe muri ayo mahirwe inshingiye kuri ibyo by'ubushobozi n'intego z'ishyaka. Baravuga bati tukiri kwiyo ngingo n'ubundi basa nayibonamo ubusumbane ndetse no guhagarika bariya ba komiseri bungirije babiri. Nabo hari amakuru dufite y'abamwe mu banyamuryango, ntabwo ari ba nyir'ubwite twayibaje cyangwa bitubwiye, ariko barabatubwira ko harimo n'ubusumbane. Hari ibaruwa baduhaye, ntabwo ari ibaruwa nk'ibaruwa, ni ubutumwa bwanditse. Bagaragaza ko ari chat yanditswe na nyakubahwa perezida w'ishyaka, yandikira uyu Pascal twarimo tuvugaho, agaragaza ko bamwirukanye binyuranye n'amategeko. Ubona ko mu kumusubiza bamusabye kwandika officially kugira ngo icyo cyemezo kiveho. Aba bumva ko harimo deux poids deux mesures cyangwa se gufata ingingo zitandukanye ku kibazo kimwe, abyumvise gutyo yabagiye kure. Basabye Pascal kwandika, no kuvuga ngo batubwiye ko Pascal yandikiye perezida w'ishyaka mu gikari, amwereka ingingo y'itegeko itegeko nshinga rya Green Party. Aravuga ati ariko mwirengagije itegeko mu buryo budakurikije amategeko, narenganye ukurikije ino tegeko. Mu kumusubiza n'ubutumwa bw'abantu mu gikari, ubwo sinzi uko bwageze hanze. Amusaba kwandikira perezida asaba ko byasuzumwa, atugaragaza izi ngingo, inama niterana izabisuzume mu buryo buri official. Atari ku mugenzi wawe ibyo yakoze, we yakoze amahano. Nk'uwo munyamuryango wabitwohereje avuga ati n'uburyo bahandurinze kino kibazo cy'abantu babiri harimo ubusumbane. Uwabyumva gutyo we mwakumva ko arimo yumva ibintu gute? Bombi nta busumbane burimo, ko bombi barirukanywe. Bose barirukanywe, bose bambuwe ububasha ku myanya bari bafite y'ubuyobozi. Ariko ibijyanye no kuba barwanashyaka niba mwarabonye barubirukana bizemezwa na biro politiki. Ariko ku bijyanye no kuba abayobozi bo tubifitiye ububasha nka komite centrale. Ubu tuvugana basa naho bakira abanyamuryango. Ubu ngubu no kuvuga ngo bahagaritswe by'agateganyo ku myanya yo kuba abanyamuryango, ariko bizemezwa na biro politiki. Ariko ibyo kuba abayobozi byo tubifitiye ububasha, byo barirukanywe kuri iyo myanya. Naho ibijyanye n'ibyo ngibyo byo kuba yaramubwiye ngo uzandike officially tuzabyigeho, ntago bivuze yuko ibyo yaravuze yuko ingingo twashingiyeho itariyo. Ntago ari cyo bivuze, kuko ingingo twashingiyeho ibyo bano barekarama nagiye mbona bavuga yuko batahawe umwanya wo kubatega amatwi no kubumva. Kandi nkuko natangiye nkubwira, noneho uretse kuvuga ngo na mbere yaho yari insubira, iki ngiki yari insubira cyaha bombi, kandi bose barumviswe barahamagawe hano. Ariko no kuri ibi ngibi bakoze, ngewe ku rubuga naranditse hafi paragraph yose, ndandika mbabwira buri ngingo ya buri kintu bakoze. Ingingo ivuga yuko ari icyaha kimwe, havuga kabiri ibi ngibi mwavuze sibyo, gatatu ibi ngibi mwavuze sibyo, kane ibi ngibi mwavuze sibyo. Uri kucyumva? Ndangiza nsoze mbabwira nti mbagiriye inama yo kudakomeza bene ibi bintu kuko bishobora kubashyira mu cyaha kibirukana, kandi niba hari nubashuka akisigarira yicariye mwebwe mwagiye.
nyuma yaho rero naho banyatatse nanjye, noneho nanjye baranyubahuka, barambwira ngo nanjye ahubwo nanashizeho ko bashobora kwitaba komite de discipline. Ngiye ubwanjye baravuga ngo wowe sigi nawe ubwawe ukwiriye kwitaba komite ya discipline. Ku rubuga ruriho abayobozi bose ndi kukubwira nta banga ririmo, nakurayo telefone nkakwereka buri kintu. Bagenda barambwira ngo nawe ukwiriye kwitaba discipline, ngo kubera yuko ngo nanjye nababajije ngo muri bande muri kubaza ibyo ngibyo. Urumva ibintu bariho barabaza byari ibintu mu by'ukuri bitari mu bubasha bwabo, biri mu bubasha bwa komite centrale. Iyo umuntu ari kuri vola ntabwo wavuga ngo uwicaye ku ruhande nawe yemerewe gufata kuri vola. Kuri vola y'imodoka hatwara umuntu umwe, iyo abantu babiri bose bagiye gutwara imodoka iragwa. Rero ntabwo kuba dufite ububasha hano twahawe dushobora kurebera ibintu bipfa ngo twe gukomanga cyangwa twe kugira inama umuntu cyangwa twe gufata umuntu wa Alphonse duhagarara aha turabona ushoboye ngo tujye kubaza umuntu wa Nyamasheke cyangwa wa Karongi ngo tubwire wowe tutamubaza umuntu mubayoboye, mu bantu uyoboye twabimubaza. Ariko dufasha umuntu wa Kasabo, dufasha umuntu wa Musanze, turambwiye ati wowe gene duhagarare muri Kenya tukajya kubaza Rugira wa Nyamasheke na bazambanza wa Karongi. Icyo gihe ubutaye za nshingano zawe z'ubuyobozi. N'ubu ngubu hari n'uwatubaza ngo mwashingiye kuki mugira Rugira Pascal umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke. Ahubwo icyo nayo nagomba kukibaza. Turebye ko hari missions zimwe na zimwe bitewe n'ubushobozi, uwo muntu kuki mwamuhaye izo nshingano ziremereye? Urakoze cyane kubivuga. No kuvuga ngo inshingano twamuhaye ntabwo ziremereye ku rwego rw'izindi twahaye. Umwe wese aba ari muri capacity ye. Ushobora kuba ufite ubwenge, ko ntabwo tuvuze ko badafite ubwenge, ariko nakweretse ibijyanye n'ururimi. Ururimi n'ubwenge ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora kuba ufite ubwenge, ushobora kuyobora abaturage kandi utaragiye mu ishuri ngo ufite ubumenyi bwo kuvuga Icyongereza n'Igifaransa. Ariko nawe ntukwiriye gusuzugura wa wundi ufite ubumenyi, kimwe no kubumenyi nawe atagusuzugura. Umwe wese rero tumushyira mu mwanya bijyanye n'ubushobozi bwe. Aba rero ibyo bavuga ngo reba nk'ubwo ngubwo ibyo warumbajije dusubiye inyuma ngo ese mwarabagiye inama mwarabahamagaye, nabagiriye inama noneho ku Karubanda banyataka iminsi 2 banyibasiye tutarafata umwanzuro, kuko babitangiye ku itariki 24 niba atari 2 tufata umwanzuro nyuma y'iminsi 2. Dufata umwanzuro abandi bantu bakomiseri bo mwishaka bose nabo banditse ku rubuga, uwanditse ku rubuga wese bakamumerera nabi. Abantu bagaca mu gikari bakatubwira bati noneho umwe mu bakomiseri yaravuze ati kugira ngo tugire amahoro mube mubadiritinze ku rubuga tubona amahoro. Abantu bakazana inkuru z'iby'imvura iby'izuba ngo wanye imvura iragwa kugira ngo barebe ko baburizamwo iyo deba. Abandi nyuma y'isaha bakagarukana umuriro n'ubundi batwibasira. Ubwo rero niba nkubwira nti n'inama ku rubuga barazigiriwe sibanga, hari inama zo guhura physically twari twarazibagiriye, noneho n'inama ku Karubanda kuko niyo duhura physically nta kindi twari kuba tubabwira uretse ibyo ibyaha bari bakoze. Rero ikindi bafashe ifoto, bafata ifoto bashyira hari bahevuga ngo muhere ku muntu wa mbere mu musesengo mu buryo bw'amacakubiri. Murabona ari muntu ki murebo wa kabiri. Urumva ibyo nabyo bwabyo mu byo nababwiye mu nyandiko narababwiye ibyo bintu by'isesengura ry'abantu ntago ari byo. Ukiraho tumaze kubona ririya tangazo twagize amatsiko, abantu bajya mu macakubiri n'iki byose. Nyuma umwe mu bantu bari kuri ya rubuga rw'abayobozi ampaziriya chat zose ndeba mu macakubiri ndayabura. Ubwo ariko je n'igihe warebye kubera ko ntazi itegeko nshinga ryanyu ibyo mugendereho n'ibyo mugira gute. Ari naho abantu habuze batese biriya bintu barirukanwa gusa birangire cyangwa harimo ribu. Mu Rwanda iyo munavuze amacakubiri duhita twumva igisobanuro cy'amacakubiri mu mategeko, amoko, uturere, ibintu nk'ibyo ngibyo. Turagira ngo mudusobanurire amacakubiri bari abantu bashinjwaga niba nta banga ririmo. Nta kibazo. Nuvuga ngo ibijyanye n'amacakubiri muri chats nkuko wazibonye. Buriya ijambo division ntago bivuze buri munsi division bizibesinga ku bwoko. Amacakubiri nyene mu busobanuro bwayo no gucamwa abantu ibice. Kuko bibasiye nk'umuntu umwe bita ngo ni Theodomire. Bamentioninga amazina y'abantu.
baramuvuga ngo nka Theodomire wowe baguhisemo ryahari ushingiye ku imyaka yawe we irakwemerera no kuvuga ngo wowe nanjye ubwanjye ntabwo wamenya imyaka mfite biterwa nuko umuntu harya nuko abaho ibisigaye wabibaza ubibajije nyirabyo nuvuga ngo uno munsi murayifata nk'ibyoroshye ariko iyo wibasiye umuntu umunsi wa mbere akakwihorera ukamwibasira umunsi wa kabiri uwo muntu ntashobora kubura icyo bita autorité morale y'inshingano afite mu ishyaka none se uri umuyobozi wa bose wakomeza ukarebera ukavuga utereka ndeke bakomeze bamwibasire bamugendeho runono buri munsi ku wundi je Theodomire simuzi uretse kumubona hano mu ishyaka sinzi nyina sinzi ibijyanye n'ibyo ngibyo by'imyaka ye kiretse ngiye kubifatira umwanya ibisigaye ibyo kuvuga ngo urajya ku rubuga ukavuga ngo dusesengure tuve kuri Alphonse tujye kuwa kabiri ibyo bintu biba bigize amacakubiri kuko urimo gucamwa abantu abo bose n'abarwana cyaka bose n'abanyarwanda kuki wibasira umuntu kandi ibyo nuko ari ya kese twe nk'abayobozi bakuru tuba dusanzwe tubizi tujya kubifatira ibyemezo biremereye kuriya kuko tubona ndetse n'abariya basore ba Olivier na ba Rugira buriya kuba twabirukana twabagiriye neza ndetse mwe muri bo yarananyandikiye ngo mwagize neza impamvu twabagiriye neza urayizi iyo bakomeza muri uriya murongo bari buzagwe muri wa mutego wavuze ibijyanye n'amacakubiri none hashingiye ku moko ntibari bwawugwemo neza ariko bari buwugwemo noneho kuko wabonaga ariho bijyana kukuvuga ngo urakomeza usesengura umuntu nukubuza mu mahwe mu muntu urabizi n'umugore n'umugabo guhora utota umuntu nabyo bigize icyaha ugatota umuntu niba manitse ukuboko urugero mu nama ukabura mwibasiye niba hari ikintu abajije ku rubuga ukabura mwibasiye ibyo bintu nk'ubuyobozi twe tubireba abo bantu bamwe baraturegeye basaba ngo tubakureho basaba ngo tubirukane ariko no mu gikari twebwe abantu baraturebye tukaganira hagati yacu nka komite centrale tse ibi bintu turabigenza gute kuko niba twariyemeje kubishyaka rya demokarasi ntago ari twebwe twakwanga demokarasi ariko haraho biba mu kurengera ukabona bishobora kuzana icyaha n'uwo muntu kizamufungira ndetse iyo tuza kubareka byari buzarangire baguye mu byaha biri serious noneho bijya imbere y'amategeko ariko nk'ishyaka twebwe ntago dukeneye yuko barinda kugwa muri ibyo byaha bazagende babikorera ahandi atari mu ishyaka ryacu bivuze ngo buriya mwararangizanyije nta kurikirana rindi uretse gukurikiza iby'amategeko ateganya wenda mukabambura n'ubunyamuryango buriya byararangiye kuko ikindi bisaba kugira ngo babe bagaruka mu ishyaka wenda bahabwe n'imyanya bari basanzwemo hari ikindi byasaba kandi ntabwo ari twebwe cyaturukaho nibo ubwabo cyaturukaho ntabwo twebwe cyaturukaho bo ubwabo baramutse bemeye ari nabyo ubona perezida yababwiye muri iyo nyandiko niyo byaba ari byo nsubiyemo kuri bose baramutse bemeye uruhare rwabo kandi bakarusobanura neza bagaragaza ingingo ku yindi amakosa bakoze badahakana ibyo bakoze kuko nta nubwo ari ibintu byo guhakanwa ni ibintu byarebwaga n'abarwanashyaka bose kandi ntibyasibanganye turacyabifite bivuze ngo baramutse bo ubwabo bagaragaje uruhare rwabo mu byo bakoze icyo gihe nta nubwo ari icyemezo cyafatwa n'umuntu umwe n'ubundi byatwaterana nk'inama tugasuzuma imbabazi zabo basabye tugafata ibyemezo kimwe ariko nuko dushobora gusanga ari imbabazi za nyirarureshwa bitewe nuko byaba byakozwemo hari bamwe mu barwanashyaka baduhaye ibitekerezo baravuze bati bariya abantu 5 bararenganye ubwo sindi bugi nako bariya bagabo 2 bati bararenganye bagaragaza impamvu ngo 5 bashingira babona ko barenganye bati baza amanyanga akorerwa mu ishyaka ati urugero iyo twagize inama umurwanashyaka yaje niba ari bugenerwa itike ya 20 ntago wayimuhaye kandi raporo igatangwa ari 20 bigaceceka bati bazira kubwiza perezida ukuri bamwira ngo bahe ku mafaranga turuka iburayi cyane mu Budage amazina bashyizemo yandi ntasanzwe nzi nk'abanyamuryango banyu sindi buze kuyavuga wihangana ntacyo byaza kumara bajye bagateye amafaranga ashaka kuri kanaka juma ibyo ndumva kuvuga undi muntu utarebwa n'inkuru utarebwa n'ishyaka ntacyo biza kumara ngo banenze icyemezo cyo kugurisha inzu kugira ngo mubona amafaranga yakoreshejwe muri campaign kandi se yavuye bashyira mu duko kwakira amafaranga turuka hanze
ngo banenga ko perezida tubahiriza amategeko. Baturugero Mutabazi Ferdinand na Tuyishime Deogratias birukanwe bidakurikijwe amategeko, ati ndetse nta nubwo birajya ku Karubanda kubera ko bizabibazo. Hanyuma ikindi bati yoherejwe mwicwa mu mahugurwa East African Green Federation, ati kandi ntabwo ari umurwanashyaka. Ati nuko Olivier ndavuze ngo yagiye muri Kenya ariko ntabwo ari we, ahubwo byabereye i Kigali muri hoteli yitwa Infinity ku itariki ya 23 z'ukwa karindwi kugeza kuri 2007. Ati ibimenyetso twabitanga babigaragaje. Ati ikindi kintu bapfuye ngo bari baravuze ko groupe ya WhatsApp izajya ivirwaho ibibazo byose biri mu ishyaka tutavugaho rumwe, uvuze ikibazo ahita avana kuri groupe. Ati buriya bari abantu bari baranze kubakuraho kubera ko twari twarabyanze. Ati ikindi kuvuga ko ngo bana bagira inama bakabatumaho, ati nta byabaye. Agenda bagaragaza ibyo bita ko ari ibimenyetso. Ibintu kubera ko nsomye ibintu byinshi, icyo mbaza wenda kimwe cyonyine kibikubiyemo byose, umwuka mu ishyaka Green Party nk'umunyabanga mukuru umeze ute? Murakoze cyane. Umwuka mu ishyaka Green Party mu by'ukuri umeze neza kuko ubuyobozi bukuru gushika ubu nta kibazo na kimwe kiri mu bayobozi bukuru, yaba ari komite centrale ndetse n'abari abakomiseri bumvishe ko ari abakomiseri bungirije, abakomiseri ba nyabo nabo nta kibazo kirimo. Abangaba nta n'amezi nta n'umwaka ushize babaye abakomiseri bungirije. Nta kibazo rero kirimo, ahubwo bo ni imyitwarire yabo n'imiterere yabo yatumye birukanwa. Naho ibyo kuvuga ngo umuntu ngo ugize ibyo avuga ku rubuga ngo tumukuraho, nakubwiye yuko n'abangaba hamaze iminsi 2 abantu bambwira kubakuraho, twanze kubakuraho kandi baguma bandika bavuyeho hari uko tumaze gufata umwanzuro wo kubirukana. Ibijyanye na bare yavuze ngo Mutabazi na Tuyishime ibyabo n'ibindi, kandi nabo nta nubwo bigeze babiregera kuko bo byari bizwi biri no ku Karubanda. Bari baciye muri abo ngabo nyine babasaba ko nidukora kongere ngo bazahirika ubuyobozi bw'ishyaka. Mutabazi na Deo bamwe bari amafaranga ibihumbi 100 kuko bazabafasha ngo bakoresha abarwanashyaka. Noneho kuko abo basabaga gukora iyo mobilisation ngo bahirike ubuyobozi bw'ishyaka, havamwe bamwe b'inyangamugayo baraza babyongorera perezida bamwereka n'ibimenyetso. Yewe nanigiriye n'ibyago nta nubwo narindi butare nafushije mushiki wanjye. Perezida aramamagara ati nyaruka vuba nutinda urasanga ishyaka rigiye. Ndambwira ntabwo naza nshingiye kubihuha, banza munyereke fact nshingiraho kugira ngo mpagarike ibyo ndimo kuko byari bikomeye. Arazinyereka nza niruka, nje niruka dufata umwanzuro. Ibimenyetso byari bihari, bari bafite abantu bakorana nabo bo hanze bavuye hano muri iki gihugu barwanya leta y'u Rwanda. Twabishyize mu itangazo byose byabo bantu. Niba warigeze wumva abo bantu n'abantu barimo nibari Kasiye nta muhanga sinzi ikizina bari barisaba abantu abaryankuna nibari baryankuna nabo ngabo bari kumwe nabo. Noneho turareba turavuga twebwe abantu ntibigeze batugisha inama zibi bintu barimo ngo tubimenye, ntidufite no kubagira inama z'ibintu batemera. Ariko turabona ko ibimenyetso by'abayobozi b'ishyaka mu turere 30 hafi 20 na bose bari kutubwira bati barimo baraturokirita ngo nidukora kongere tuzahite tubakuraho, kandi twumva umurongo barimo ko ari gukorana n'abantu barwanya leta. Turabyanga kandi tuzi neza mu batuburiye bano babiri ntibarimo. Mu baje kutubwira bati Deo yatugezeho na Mutabazi yatugezeho, aba babiri ntabwo barimo, bari muri abo bagambanye. Kuri iyi nshuro rero uko iyobora abantu benshi ntabwo ushobora kujya ubyuka buri munsi wirukana kandi ushaka abantu bakwiyongeraho, ugenda gahoro. Ariko ibi ni ibimenyetso byigaragaza ko mu by'ukuri bafite ikibazo kibijyanye n'imyumvire nuko bumva politike yakorwa. Bari kumwe nabo ngabo, nayo mpamvu wumva bariho barababuranira, bariho baravuga ko batumva ukuntu biruka. Kandi icyo gihe twebwe itangazo twararisohoye ba nyir'ubwite ntaho bigeze barega. Imyaka ibaye ngaha ntaho bigeze barekarama, ntibigeze bavuga bati nyaboneka turarenganye, ahubwo bari gufungwa. Kimwe nuko naba bakomeje ibyo ngibyo abo bwababa ejo bundi ishyaka ryari rifite imishinga yo gufasha abarwanashyaka mu ntara. Tubabwira abantu bose bakora imishinga, umushinga wemewe bibona kuzafasha tuzawutera inkunga. Yari n'amafaranga make atari na menshi, buri mushinga twawugeneye miliyoni. Ariko turavuga tuti twafashe ku mafaranga tujya tubona twongeraho make hano ku yacu.
avuga ati niba tubwira leta ngo igire ibyo ikora natwe mu ishyaka reka turebe ko hari icyo twafasha abarwanashyaka. Imishinga bafite umurima bakawerekana, twe dutanze umurima ariko nange mutubwira yo muduha, twabaza umushinga niba ari uwo guhinga ibiki n'ibirayi, niba ari uwo korora inkoko, ingurube, byose byarabaye aho twashoboye kugera. Ariko imishinga yaba yose nta nubwo yapfuye ikiri mu ibyara mu ivuka. Aba babiri twabategetse no kwishyura. Umwe muri bo we ntitwashoboye kubona trace umushinga warapfuye, ariko umwe muri bo uwo Olivier nyine we yemeye no kwishyura, yemeye kwishyura ibyo atariye, yarishyuye ntarishura n'ubu. Kandi si umushinga ureba umuntu umwe, n'umushinga uteye ureba abantu habereye umuyobozi kimwe na Pascal, bose barayariye. Twebwe nta nubwo twagiye kubarega kuko hari inyandiko zigaragaza uko babonye amafaranga n'imishinga batugejejeho, twakabaye tubarega. Ibi bije nyuma y'ibyo nabyo byaba n'impamvu imwe ituma batanguranwa kuzana amacakubiri, kugira kuzana akaduruvayo mwe kubyita amacakubiri nkuko babivugaga mu ishyaka, kugira ngo batazagezwa n'imbere y'inkiko. Nyamara twagenze gahoro, nta bwishu. Abarwanashyaka bari kumwe baririrwa bataka batugara batuti saba abayobozi bizagenda gute, ko mwari mwatuzirikanye bizagenda gute. Ubwo se ntabwo umva yuko aba bantu ahubwo bakabaye bakuri bityo twakabaye tubakurikirana, ariko n'imvugo zabo zigaragara nk'abantu badafite mbese kumva bagifite byiringiro mu byo barimo. Hanyuma icyo cyo kugaragaza ko ngo ibibazo bituruka ko bashaka kumenya ahava amafaranga n'icyo akoreshwa. Batuwe ko ari amafaranga ava i Burayi, mu Budage, muri Zambia n'iki byose. Abantu batubwiye ko ngo abo anyuraho, navuze ko nta mazina y'abantu batafite aho bahuriye n'ibi bintu by'amakuru cyane, kugira ngo umuntu atazumva ngo twavuze twagize gute, ariko wenda ku ruhande ibyo bintu biraza, nawe winshura kuba ufite ukuntu bize. Icyo cyo kuva ko ari amafaranga ngo mwakira agaca ku bandi bantu bashaka kugira ngo nabo ngo ya benefitingeho bikaba ibibazo, byo bihagaze gute? Kimwe cyo niyo twakoze amahugurwa, ko hari ibyo wagiye uvuga nkibagirwa, niyo twakoze amahugurwa nta n'umuntu uhabwa amafaranga mu ntoki. Amafaranga bayatanga kuri mobile money. Impamvu tubigenza gutyo no kugira ngo nuwo twoherejeyo aduha ibimenyetso simusiga. Kuko ari igipapuro yabandikira kanisinyira cyangwa akagenda atanabibahaye akasiye kuzuza amafaranga. Amafaranga bayahabwa kuri Momo. Iyo tugiye muri controle tureba Momo amafaranga abantu bahawe. Icyo ni kimwe cyo kivuyeho. Ikijyanye n'aho amafaranga aturuka, dufite amafaranga ava muri forum y'imitwe ya politike adufasha mu by'amahugurwa. Dufite amafaranga ava muri RGB nayo yahabwa imitwe ya politike. Natwe ubwacu abarwanashyaka hafi ya bose, bamwe ntibabikora ariko hari ababikora. Abari mu myanya ya leta bahawe dufite amafaranga rutanga buri kwezi. Nari amafaranga y'imishinga twafashe ku mafaranga amwe yo muri aho hantu navuze, twebwe twishaka nko miliyoni 5 hano. Abayobozi abagiye mu nteko twishaka nko miliyoni 5, ntabwo amafaranga yashizwe mu ikofi yaciye kuri bank. Ari amafaranga aho yavuye, ari ayo twatanze, ntabwo twahereje umuntu, yose yaciye kuri bank, bikorerwa inyandiko hano. Bivuze ngo ibintu dukora tubitangira na raporo ku rwego rw'umuvunyi. Ntabwo ushobora kuvuga ngo uratanga amafaranga nge ngo natanze amafaranga ataraciye kuri bank, ntiyakwemerwa ko ayo mafaranga yageze ku ishyaka. Ibintu rero bavuga ni ibintu bidasobanutse. Cyakoze nk'uyo bavuze numvise bavuga ngo twagurishije inzu miliyoni 90 ngo kandi ngo ntibazi ibyo yakoze. Amatora yo mu Rwanda ashobora ishyaka byazengurutse uturere 30, ushobora kuvuga ngo miliyoni 90 ngo ni menshi ngo yajya gusaguka. Mu turere 30 amakwasiteri twagendanaga, kwasiteri kodeshwa ngahe, abantu twajyanaga twarabagaburiraga tukanabacumbikira muri hoteli. Abo bose abo ngabo bari kuvuga kwasiteri buzuye, abari modoka prive twabishuriraga ama essence, bazanaga amamodoka yabo ariko tukabamenyera fuel, tukanabacumbikira aho baraye, tukagura imipira yatangwaga, gukoresha amadrapo, amaflyer miliyoni 90 nta nubwo ariyo twakoresheje. Babimenye ibyo bavuga ngo ntibaza aho yagiye, na 90 siyo yabikoze. Byakozwe nk'amafaranga menshi arenze ari.
ubwo yavuye hehe se? Yavuye mu barwanashyaka, nibyo nakubwiye. Abarwanashyaka kugira ngo twebwe dufite uburyo dushaka amafaranga. Kuri twebwe abayobozi dufite amafaranga dutanga buri kwezi aca kuri banka, ariko n'abarwanashyaka batari mu myanya bahawe binyuze mu matora nabo bafite amafaranga batanga, kandi ibyo byemewe n'itegeko ko ishyaka ryemerewe kwakira amafaranga y'inkunga n'intuza aturutse mu barwanashyaka. Ntabwo rero ibyo bintu oya, abo hanze baba ari abarwanashyaka nabo si ikibazo. Ari abarwanashyaka nabo baba ari abanyarwanashyaka, baba ari abanyarwanda nabyo si ikibazo. Abo bo hanze rero bavuga birumvikana ko bari kuvuga abazungu, ndibaza ntabwo ibyo rero ari byo, kuko bavuga ati amafaranga ava mu Rwanda ntaravu muri Sweden. Ntabwo ibyo ari byo, ntabwo ibyo ari byo. Oya, ibyo ntabwo ari byo. Wenda ibyo bashobora kuba bindi bavuga, hari igihe tujya dukora inama ya East African Greens Federation. Ibyo ntabwo ari ishyaka, ni federation y'abagreen mu karere. Hari ubwo tujya nk'iyabo bacu bagiye nko muri Kenya, abaterankunga baba bateye inkunga East Africa yose, bakabishyurira amatike, bakabishyurira amacumbi, bakanabagaburira iyo bagiye. Natwe iyo baje hano nk'iriya nama yabereje ubundi kuri Infinity bavugaga, natwe nuko bishyurira amatike bavuye Kenya, bakishyurira amatike bavuye Burundi, bakishyurira amatike bavuye aho dufite abamamba. Bagera aha natwe icyo gihe nitwego boherereza ubushobozi bwo kubitaho, kubera yuko itegeko ritanabyemera nta nubwo twe tuyafata. Afatwa na company cyangwa agafatwa n'umuntu uri independent ufite company, akaba ari we wishyurira abo bantu amatike y'indege, akishyurira amatike y'imodoka, akagaburira abantu, akishyura ku mahoteli, akazatanga raporo no kuri abo bantu iyo bibaye ari iby'akarere. Naho ibijyanye n'ishyaka hano nta mafaranga yo hanze yaza, ngira ngo urabyumvise. Hanyuma rero mu kugaragaza ko ibibazo ngo bimaze kuba ibibazo bikomeye cyane, batiri ishyaka rikorana na FDLR, bati kuko tuzi neza ko rikorana na FDLR ngo nabo bita ibigarasha, bagiye bavuga andi mazina ariko ntabwo ndi buze kuyavuga, ndetse nayo maceka yandi sinza kuyavuga. Batera n'inyandiko ati n'ikimenyimenyi. Hari itangazo basohoye 2022 basaba imbabazi ko muri manifesto bari bashyizemo ko bazakorana na FDLR. Honorable mukorana na FDLR? Iyo ngibyo ni biratangaje cyane, niyo mpamvu nanabisetse. FDLR ni umutwe witwaje intwaro, kandi ubundi ishyaka ryacu ni ishyaka ry'amahoro, kuko tuvuga yuko turi non-violent political party. Ni ishyaka ridashyigikiye ibya kudeta, ni ishyaka ridashyigikiye ibintu bimena amaraso. Ntabwo rero dushobora kuvuga ngo turaba green ku rwego rw'isi hose. Green ifite ukwizwi, ifite ideology yayo itandukanye n'iyandi mashyaka ku bintu bijyanye n'ikiremwa muntu. Ntabwo rero dushobora gutatira igihango. Ibyo FDLR turayizi, ntabwo ari umuntu urinda kuyitwigisha. Turi abanyarwanda, ni umutwe witwaje intwaro wasize uhekuye abanyarwanda. Ikindi cya kabiri, ni umutwe no ku rwego mpuzamahanga na Loni washizwe kuri list yuko utemewe, umutwe w'iterabwoba. Ni umutwe w'iterabwoba, bakagerekaho no kuba bamwe n'ahangaha bahigwa nk'abantu basize bakoze jenoside. Ntabwo rero tw'ishyaka ryemewe n'amategeko turi abantu badasobanukiwe ku buryo twajya kuvugana n'abo bantu. Ntabwo bishoboka. Ibyo ahubwo abo ngabo bari kuvuga nabyo bwabyo ni bimwe nababwiraga, ibintu muvuga bigize icyaha. N'ibyo ngibyo bigize icyaha, kuko bari bakwiye kwerekana ibimenyetso bigaragaza ukuntu dukorana na FDLR, n'inzego zibishinzwe zakabaye zibakurikirana, bakabigaragaza no mu nyungu z'igihugu, atari no mu nyungu zabo cyangwa izacu. Ko bavuga ko mwanditse itangazo se musabwa. Itangazo si ibintu byabereye hano ku Karubanda, si mwese mureba. Twari twakoze inama n'abanyamakuru batubaza uburyo ki dushobora gukemura ibibazo byaha, habaye ibibazo byo kutumvikana. Tuvuga ko tugo dushigikiye muri manifesto yacu harimo ko uburyo bwo gukemura ibibazo bugomba kunyura mu biganiro. Icyo gihe nibyo twatangaje. Noneho umunyamakuru abajije icyo cyari cyanditse muri manifesto, tuvuga yuko uburyo bwo gukemura ibibazo mu banyarwanda no mu nzego zitandukanye twebwe dushigikiye umuco w'ibiganiro. N'ubu ntabyo twahinduye muri manifesto. Icyo bavuga cyabaye, perezida yavuga ko yasabiye imbabazi, ni ikigendanye n'uko umunyamakuru yamubajije niba FRN nayo yajya mu biganiro. FRN
ni igihe cya FRN Rusesabagina yaranafunze bo nibyo bari kwita FDLR FRN icyo gihe yarimo irateza akavuyo za Nyungwe yica abantu ubwo icyo gihe rero niko perezida yavuze ati nje ndumva baramutse basabye ibiganiro nabo babihabwa bigaragara nabi yuko asabiye ibiganiro FRN muto yitwaje intwaro igihe rero cyarageze nawe aza kubona ko yakosheje abisabira imbabazi ni ibyo ngibyo ntabwo ari FDLR niyo ariko FDLR nta nubwo twiyo twitandukanya na FRN kuko byose ni abantu baje bica ariko nanone ikindi kuko twemera bari kumwe no muri P5 ariko niyo bitaba nibyo twego umuntu uje wica arasa abantu ntabwo tubyemera ariko icyo gihe ku kijyanye n'ibiganiro yakoze iryo kosa arangije yaje no kurisabira imbabazi ariko ntabwo twavuze yuko kubera iyo mpamvu ngo dukorana na FDLR yagaragaza inzandiko zibigaragaza cyangwa ibimenyetso bibihamya ariko nzi ko ibyo ntabihari nibigaragara ubwo tuzabikurikirana imbabazi mwarazihawe ziki izo mbabazi kuba mwaramenyesheje FRN mwasabye imbabazi mwarazihawe ibyo bintu twabikoreye muri forum y'imito ya politike yarazihawe imbabazi yarazihawe hanyuma rero ikindi kintu n'ingingo harimo ikibazo gikomeye cyo kurwanira imyanya ati bari abakomiseri bungirije babiri nibo basa n'abagaragaye batariko mu minsi mike ya muraza kubona ibindi intese ibindi muvuga ni ibiki ko iyo tubareba tubona nta kibazo gihari bati honorable Frank afitanye ibibazo n'abayobozi bari kumwe cyane cyane ngo abakomiseri nationali iri zina ryo ndarimentioninga kubera ko ni izina rikomeye abantu bararize batera ari guhangana hagati ya Dr Frank na Senateri Mugisha ngo ashaka ko kora manda imwe akarikura ngo Mugisha aranga bati uriya biriya bintu ni imirabyo ntabwo inkuba zirakubita uwo mwuka mu buyobozi bo bimeze bite ni ukuvuga ngo kimwe cyo nta bibazo bihari hagati ya perezida n'abakomiseri cyangwa wenda na Senateri Mugisha kuko kugeza uno munsi ibijyanye n'uko umuntu ajya muri Sena ni ibintu bizwi mu ishyaka kandi biri mu mategeko umuntu wese ugiye kujya mu mwanya hano arabanza akigwaho na Komite Centrale Central Executive Committee hanyuma ibyo bamwizeho bakabigeza kuri NEC National Executive Committee igizwe n'abantu 20 na abo baniyongereye nabo bakomiseri bose barimo bakaba ariho bafata umwanzuro wa burundu abantu bangana gutyo nibo bafata umwanzuro wa burundu ibyo kuvuga rero ngo Alexis ngo bari mu bibazo nta kibazo kiraba kuko nta nama nimwe iraterana kuri ibyo bintu ahubwo ibyo ari ibyifuzo byabo ariko nta nama iraba na Senateri Mugisha nzi neza ko nawe mwabivuganye yambwiye ko ibyo bintu nta bihari kandi yabibabwiye ko nta bihari nta byigeze biba nta nibiraba bivuze ngo ahubwo bo ni ikigaragaza ko ibintu byose bavuga ari ibintu by'ibinyoma bagamije guharabika ishyaka no guteranya abarwanashyaka nkuko nagiye mbikubwira kuva no mu nzandiko bandikaga barateranya bagahimba nuko ahubwo babuze aho bahera kuko urumva inzego nkuru zose tuba tubireba twarangiza tukabagira inama ariko bo ntibabyumva ariko ku buryo wowe bashobora kukubwira ubaye wirabura bavuga kuri inzobe uri muremure bakavuga kuri mugufi waba uri mugufi bakavuga kuri muremure kuko ibyo bagamije nta kindi ni ugusebanya no gusenya hanyuma rero bagira no kuri SG Ntezimana batiwe ntavuga kubera ko amafaranga aturuka i Burayi ayasangira na perezida bati n'ikimenyimenyi ejo bundi bari bagiye kuyarirayo ngo ntuvugira abantu ushinzwe kugira ngo utiteranya ugume urye kuri urwo rufaranga kuki utavuga honorable urakoze cyane ndavuga ngo simvuga se gute simvuga kandi mba navuze kuko uvuga ibiri mu nyungu za perezida kugira ngo ugume urye kuri rufaranga oya nta mafaranga hari kimwe cyo twabisobanuye hejuru yuko nta mafaranga hari ishyaka rifite adasanzwe dufite kurya ntabwo ibyo ari byo kandi giwe ntabwo nshobora na rimwe kureka kuvuga ibyo ndeba bitagenda nta na rimwe nshobora kubura gutanga inama nk'umunyamabanga mukuru igihe bikwiriye
nta na rimwe nshobora kureka gukora uruhare rwanjye nshinzwe mu buyobozi mfite, ahubwo nabo ngabo nabagiriye inama barananira. Nabagiriye inama barananira, nabagiriye inama zibanga, mbagira n'inama zo ku karubanda, nabagiriye inama zibanga umwe kuri umwe, ariko n'ibyo ku karubanda bimenyetso birahari. Ari naho imbarutso nanjye yatangiye bambwira ngo nanjye bantumize muri discipline ngo ngende babaza nkande. None sije ko ndi umunyamabanga mukuru, sinari nemerewe kubabaza impamvu y'ibyo bari kuvuga ngo nanjye ngo ninjye muri discipline ngo ko sinari nkuriye kubabaza. Ishyaka se riyoborwa gutyo? Ugeze ubona ahantu hari societe itagira abakuru, abantu babato bakubwira ngo ntiwemerewe kumbaza, ngo ntiwemerewe no kungira inama, kandi ubafiteho ubushobozi, uri umuyobozi wabo, ari nawe wabashyizeho. Umuntu yagushyizeho ntabwo yakubaza ibyo urimo. Ese abana bo warababyaye date tubijyane muri yo sanse, wabafata kimwe? Umwana nkuko nakubwiye umufata bishingiye mu bushobozi bwe, kuko ntiwamujyana kuragira inka atarakwiza imyaka, ntiwamushinga kujya gukora ibintu bitakwanye n'ubushobozi bwe. Ugendera ku biri buze kumufasha n'ibiri buze gufasha umuntu ari we wese. Nicyo ngicyo rwose, nta bintu byo kurobanura, nta bintu byo kuvuga ngo turatererana abana, ngo turabatererana barwana cyaka nikomeza kubijyana mu bana. Tubabyiye inama, twarabikoze inshuro zirenga imwe, ariko si n'ibintu byacu, ni ibintu n'abandi bakomiseri bose banditse ku rubuga bakavuga bati basi mubakureho niba mwananiwe kubirukana. Ibyo birahari n'amazina yabo nayavuga, ntacyo bapfa nabo inshuti zabo. Ati barimo baradusenyera, ibintu byaratuvunye baraduteranya, ariko n'abantu bato cyane, ntago bari abantu urwego bariho aribo twavuga ngo byateje ngo bombori nkuko bamwe babivuga. Ntago umuntu uhagarariye ishyaka ku rwego rw'akarere, hari abantu bahagarariye ishyaka ku rwego rw'intara badafite ikibazo, hari abakomiseri badafite ikibazo, ngo abo bantu ngo baribo twavuga ngo nabwo babiri mu turere 30 ngo tuvuge ngo mu ishyaka byacitse. Nabo kandi twaragerageje ahantu hose abantu benshi, haba abantu bafite imitekerereze itandukanye, ku buryo umuntu afite uko yumva ibintu, kuzabumvisha bose ngo bumve ibintu mu murongo umwe mu by'ukuri biba bigoye. Igisigaye iyo bonye bikunaniye uri umuyobozi ufata ibyemezo nka biriya twafashe. Hanyuma bagiye no muri structure cyangwa se imiyoborere mu ishyaka, baravuga ati no guhabwa imyanya mu ishyaka ngo habame ikimenyane. Baduhaye n'ingero, baravuga bati ishyaka ryacu ryubakiye ku miryango 3, utari muri iyo miryango 3 nta kintu abona. Bagenda batwereka n'amasano n'iki byose, abavandimwe banyu twabamenye, cyakora amasura ntitwamenye, ariko amazina twagiye tumenya ngo kanaka apfana iki n'uyu nguyu, kanaka apfana iki n'uyu nguyu, kanaka apfana iki n'uyu nguyu. Nabonye ntabwo nabiverifiye kubera ko imiryango yanyu ntabwo nyizi, kugira ngo ntabwo ndimo nemeza, ndi kubaza ntabwo imiryango yanyu nyizi, ariko bagiye baduha amazina bati ni mubyara wa kanaka, kandi ugasanga umuntu koko ni umuntu ukomeye mu ishyaka kandi bamuha inshingano. Hanyuma abenshi ndabona bafitanye isano n'abakomiseri nkuko bagiye babitubwira. Iyo atari abakomiseri ni perezida, ni SG. Iki cyo gutanga imyanya mugendeye ku masano byo bimeze. Bo reka mbivuge. Bati Karine ni mubyara wa Masozera, Antoinette komiseri w'ubutabera ni umuna witwa Florence. Mu mujyi wa Kigali umuntu ukuriye mu mujyi wa Kigali ni mubyara wa Frank. Bati umuntu ukuriye media ni mubyara w'umugore wa Frank. Bati nabonye bagiye babigarukaho mu ubwo buryo. Ayo mazina ayo masano mvuze arahari cyangwa n'abantu bashaka gutanga amakuru? Urakoze cyane. Ibyo bintu byose uvuze ntago ariko bimeze. Wumve nyine ko dufite ikibazo cy'abo bantu bafite imitekerereze iri n'ibintu by'amacakubiri. Kuko icyambere Masozera na Karine bo nanjye nkurikije ibyo numva bafite ibyo bapfana. Masozera na Karine birashoboka, nkuko wavuze ngo nawe ntabyuzi nanjye ntabyuzi, ariko ntabwo nahakana ibyo numvishe. Nanjye narabyumvishe ko bafitanye amasano. Uri kucyumva? Undi bavuze ni Antoinette komiseri
ntago akiri komiseri, cyo ni cyambere, ntago ari komiseri. Uwo nguwo Florence bavuga ntago aba mu Rwanda, aba mu Budage, nta muri mwanya, nta nubwo ari no mu Rwanda shyaka, nta mwanya afite mu ishyaka, yaradusezeye, yasezeye perezida. ariko ngo aracyafite inshingano. Nta nshingano afite kuko ntabwo waba utari mu Rwanda shyaka ngo ufite inshingano. Uri gucyumva? Komiseri Antoinette nakubwiye yuko ntakiri komiseri. Uwo mukuru we yari umuyobozi hano muri komite centrale, yagiye mu Budage ahita asezera mu nshingano. Aho birarangiye, dukomeze. Hanyuma perezida mu mujyi wa Kigali, ukuriye umujyi wa Kigali, umubyara wa perezida, udukuriye mu mujyi wa Kigali, nta sano namba, nta na 0 n'ibice 0 n'ibice 0 n'ibice 0 afitanye na perezida. Ibyo nabihamya, cyo ndabizi neza. Naho wahuriye, ngira ngo ibamenyaniye hano mu ishyaka. Twakomeje. Uwitwa Sylvain muri media, umubyara w'umugore wa Frank. Sylvain ntawe nzi. Muri media warimo umubyara w'umugore wa Frank. Iyo ugarukiraho muri communication hariho umudamu witwa Juliette Bazatsinda. Uwo nguwo nta sano ryo mu maraso agirana na Frank, nta na 0 n'ibice 0 n'ibice 0 ririmo, ariko icyo nzi baraziranye wenda kuva kera, ariko nta sano ririmo na 0 n'ibice 0 n'ibice 0. Njye unyumvishemo kandi wewe wicecekera ko oya waruvuze ngo nanjye mfite nk'abantu dufitanye amasano. Nibyo kwicicikira ntabwo ari byo, ahubwo ukuntu ngewe ukuntu miterere yanjye iteye. Alphonse wowe utarazamuka ngo ugere ahantu mbona ko ugiye gutwarwa n'amazi, nkugira inama mwibanga singuhise. Abo bose abo n'abantu banjye nagezeho mbere, kubera ko ntari kureka. Hari n'abandi ubusimba ndabavuga nuko baba bataragera hahandi, utaraturika ngo mbone ushobora kujya muri gereza cyangwa kwirukanwa mu ishyaka. Ngiye nkugira inama, sinanatangaze ko nakugiriye inama, nabo sinabitangaje. Niyo nahoze mbona abantu bamwe ko mutabitubwiye ko mwabagiriye inama, ariko twabagiriye inama noneho niya iri official mu buyobozi bukuru bw'ishyaka mbere yuko iki kiza. Ariko ibyo bari barimo byari nk'ibyo, hacamo agahenge, none dore barongeye. Rero niyo mpamvu bavuga ngo ndicecekera, nuko nkeneye neza y'ishyaka, ntago nishimira ibintu byo kudurumbanya. Iyo umuntu aguhangaye oya kandi ngabo bose ushobora gusanga nanjye narabikurikiranye ibyo byabo byose. Ahubwo nuko mananga ko ibintu bihora hasi hejuru kandi dufite kureba imbere. Ntago wawe ufite kureba imbere ngo abantu baje bahora bamuterana amagambo. Nawe uri umuyobozi ugaragara nibi ngibi, ntago babidushimishije, ntago babidushimishije. Mubyara wa perezida cyangwa n'umuntu bafitanye amasano waje mu ishyaka, kore yabona umwanya mu ishyaka mu mategeko yanyu kubyemewe. Gusa ubundi ishyaka rivuga imyaka 18 wese, umuntu wese imyaka 18 yemerewe kwinjira mu ishyaka. Kuba perezida rero umuntu yaza mu ishyaka bafitanye isano, ntabwo yamubwira ngo ntabwo wemerewe kuza. N'amategeko bwabyo ntabwo abibuza, ariko sinako bimeze. Yaba ari nako bimeze nibura bari kumushinja ikimenyane, ariko noneho nta nubwo ariko bimeze, ariko nta nubwo itegeko ribibuza. Uriya mwana bavuga ngo perezida bereye Nyirarume, ngira ngo aracyari muri secondaire rimwe ariga, ariko imyaka 19 arayifite. Ese kuki yamenyekanye mu ishyaka? Nuko bamuzi yuko bafitanye isano, ariko bamubwiye n'iki? Baramubonye, twakoze inama hano kuri Infinity nkuko bavuga, yarahaje no muri campaign n'abandi bayobozi bose bana bajyana n'abana baho. Yaraje nta nshingano nimwe yahawe, ariko kuba yerekeza umubyeyi we mu nama ntatorwe kuko ntabwo yanditse nk'abamambere b'ishyaka, ntabwo ari icyaha. Ko yitabiriye inama se muri Infinity? Nibyo nakubwiye, yitabiriye inama iyobowe n'umubyeyi we. Ntabwo umwana yakubwira ngo nguherekeze dadi, babana na Honorable Frank Monzi ngo kubwira ngo ntuzi, cyangwa haragapiridiye mwene yasinye bikorera impamvu byashakuye. Nta ntubihuriye kuko ntabwo yasinya kandi atari mu Rwanda shyaka. Ntabwo yasinya. Ese ko mu Rwanda shyaka ko wumvishe ko byemewe n'amategeko, kuki twabihakana ko ari we kandi byemewe? Twakabaye tunabyemera, ariko noneho sinako bimeze.
wibaze ko ashobora no kuba yarabitewe n'ibyo ngibyo, ibyo kuvuga ati sinshaka ko abantu bazitiranya ibintu by'ishyaka n'umuryango. Ariko ubundi umwana we ashobora kuba bikunda akavuga ati reka muherekeze umubyeyi njye kureba aho biri kubera, ariko nta nubwo ashobora no kwambara n'umupira nkuko n'abasempatiza babaho, nawe unsabye nawe uguha, ariko nuvuga ngo ntaho bihuriye no kuvuga ngo yahabwa inshingano kandi adafitiye ububasha. Ntabwo ari ibyo ni ibintu byo gusebanya. Nicyo ni ikimenyetso. Wumve ko batangiye bavuga yuko ngo ari muri iriya foto, nta n'urimo yabagiye muri Kenya. Wiya yaje mu nama hano yabereye kuri Infinity ya East Africa na wazamo, barangije urumva ko urwego barishyizeho. Nayo kuba umuntu aziranye n'uwundi ntabwo bivuga ko ataza mu ishyaka, ubwo bivuze ko abantu bose tuziranye byaba bivuze ngo ntibazaza mu ishyaka ngo batazagira ibibazo. Ntabwo ari byo. Honorable, turimo turagana ku musozo. Abantu bumvise ziriya nkuru babona ari amatangazo, amamesaje nkangaya, wenda nuko nateye intambwe yo kujya gukurikirana, ushaka gusanga hari uwabibona ntanakurikirana wenda kuko adafite ubwo bumenyi cyangwa se ubwo bushobozi, akumva ko ibintu byacitse. Abantu bazi ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda bumve ko harimo bombori cyangwa ntayirimo. Ndagira ngo mpumurize abanyarwanda muri rusange, abarwanashyaka bacu n'inshuti zacu, mbabwire yuko rwose nta bombori iri mu ishyaka. Ishyaka ryacu riratekanye, ishyaka ryacu rifite gahunda, riracyari ku mirongo ryatangiriyeho, ntabwo duhusha intego ahubwo twongereye imbaraga. Ni nayo mpamvu n'ibi ngibi biba birimo biba, kuko buriya ngo baravuga ngo udakora ntakosa. Ariko ishyaka ryarakuze rigeze ahantu ushobora gukora ibikorwa binini, bimwe biri muri ibyo by'abantu bavuga ngo ni ngewe ugenda ni ngewe usigara, ariko bikaba ari ibintu biterwa n'uko ahubwo hari abantu baba baje mu ishyaka baje bashakamo imigati, badafite intego za politiki, badafite intego zo kubaka, baje bashaka ibiryo, bashaka, numvise bavuga ngo barashaka udusabune, ngo bari ngo barabura udusabune, ngo barabura uturyo. Nimba ari udusabune bashaka bajye kudushakira hanze. Mu ishyaka ni gahunda zo kuzana ibitekerezo byubaka kandi bireba abantu benshi, ntabwo ari gahunda y'udusabune nkuko nabonye babivuga mu bitangazamakuru ngo dusabune. Ishyaka ryacu riratekanye, rifite gahunda, rifite intego, kandi ntabwo ducika intege, ntabwo dusubira inyuma. Rwose ndahumuriza abantu, inzego zirubatswe kuva ku rwego rw'uturere ndetse hamwe no ku mirenge ziriho, hamwe twafunguye n'amabiro, ubu rwose turakora, ntabwo dusubira inyuma. Abatubwiye ko mwamushinje gusuzugura Kagoma kandi mwakora nta birakora. Birumvikana ntabwo ishyaka rirabona ubushobozi bwo gufungura ama office ngo dushireho amadarapo. Birumvikana ntabwo hose dufite ubushobozi, ariko hose dufite inzego. Ku gushyiraho biro utari ntaho bihuriye no kuvuga ngo ntihariho urwego. Naho ibyo kuvuga gusuzugura ibirango, basuzuguye ikirango cyacu nyine, baravuga ngo Kagoma yapfuye amaso, babishyira kuri za nyandiko ziri ku Karubanda. Ntabwo wavuga ikirango, twebwe bwacu twiyita ba Kagoma dushingiye ku bushobozi bwa Kagoma, ariyo mpamvu ariyo nyoni twahisemo twiyita Kagoma. Yivuze rero ngo Kagoma yapfuye amaso, ubusuzuguye ikirango, usuzuguye n'ubuyobozi bukuru bwa Kagoma. Kandi habayeho no kumubaza ngo urashatse kuvuga ko perezida yapfuye amaso, arabishimangira, aravuga ngo nta muntu n'umwe utagirwa inama. Ivyo biri ku mbuga hariya. Abavuga ngo bararenganye bashingira he? Aho umuntu ashobora gutuka agatuka ubuyobozi, agatuka n'ikirango cy'ishyaka ngo cyapfuye amaso. None se niba ariyo yerekwa ryacu, ubwo ryaba rigihari? Kandi akabivuga akatukana mugira nkanamubaza nanjye wamubwiye mu byaha namubweretse ko bishobora kumuhama n'icyo kirimo, arangije aransubiza gutyo. Bivuze ko nta kinyabupfura bagira, nta burere, nta n'icyerekezo bafite. Icyerekezo mu bya politiki, bazajye mu bindi ibijyanye na politiki. Ntaho politiki ikora gutyo. Politiki, abanyapolitiki bafite n'indangagaciro ziri no mu mategeko ziranga abanyapolitiki. Abanyapolitiki bafite uko bitwara, bafite uko bagenda, kandi iyo batitwaye gutyo barahano. Twarabahuguye ku bijyanye n'imyitwarire y'abanyapolitiki, ariko bo bigaragara ko batafasha amasomo neza. Ubutumwa bwa nyuma dusoza. Ubutumwa bwa nyuma nuko nabwira
abo bireba abo ngabo guhindura imyitwarire kandi batabyubahiriza bakazakurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Bakomeje kwitwara nabi tuzabageza ku nzego zibishinzwe, tuzabanza gukurikirana amafaranga yacu batwaye, amafaranga y'abarwanashyaka batwaye. Niturangiza tubashinje n'ibingibi byo gutuka ibirango no gutuka ubuyobozi bukuru no kwibasira bamwe mu barwanashyaka mu bihe bitandukanye babita za mayibobo. Murakoze. Twabanye muri iki kiganiro ngira ngo ntabyo nsubiramo, umunyamabanga mukuru w'ishyaka Green Party byose arabisobanuye. Ubwo ahasigaye naho ubutaha mu bindi biganiro.